wirebe uburemere bw'ikibazo, ahubwo reba imbaraga z'Imana iri mu ruhande rwawe. Wirebe ibiri kugushavuza, ahubwo ibuka ubutabazi bw'Imana mu ruhande rwawe. Arashoboye, nta kimunanira. Arashoboye, ntacyo ananiwe. Arashoboye, haleluya. Yabirema nonaha bigakunda, yabitegeka bikemera. Ajya abwira umuyaga ukagira amatwi ukumva, akabwira izuba rikava, ajya abwira umwijima ukumva, ajya abwira inyanja igatuza, ajya abwira inyanja igacikamo inzira. Ashoboye kubwira ikibazo ufite. Birashoboka ko wasabye rimwe ntiwahabwa, komeza usabe. Birashoboka ko wakomanze rimwe ntiwakingurirwa, komeza ukomange. Birashoboka ko washatse rimwe ntiwaronka, komeza ushakashake. Tuririye igihugu cy'u Rwanda, tuririye ibihugu by'abaturanyi, tuririye Afurika mu biganza byawe, tuririye n'imigabane yindi, haleluya, Amerika, Aziya n'Uburayi. Ibyiza mbona nibi kwizera umwami Yesu, no guhora ngendera mu nzira ye ntunganye, nawe yemeye kujya ndinda ndetse no kunyobora neza, ampesha n'ukwinjira vuba mu mahoro ye. Haleluya, haleluya, haleluya. Bene data, nshuti bakundwa, amahoro y'Imana abane namwe mwese. Mbanje kubasuhuza abari kunyumva, mbanje kubasuhuza wowe uri mu bihe nk'ibi ngibi. Ndagira ngo uyu mwanya turi mu bihe byiza byo gusenga, turi mu bihe byiza byo kubana n'Imana. Uyu ni umunsi wa kane nk'ikimenyetso cy'ikigeragezo, kuko umubare kane utagira ibisobanuro byiza. Umubare kane ni umubare usobanura ibigeragezo. Yabaye imyaka 40 Abayisiraheli bayigenze mu butayu, bari mu mubabaro ukomeye cyane, kandi byabaye iminsi 40 Yesu yari mu butayu nawe bitoroshye, haleluya. Arimwe asenga asaba imbaraga kubw'urugendo n'ihishurirwa yarimo afite agera ngo abone. Birashoboka ko nawe umaze iminsi uri mu butayu, yenda weho ntuzi iminsi wari umaze, ariko mvuze gake ku gisobanuro 4, 40, 400 si byiza, aba ari ibibazo. Ariko nkuzaniye ijambo ryihumure, haleluya. Reka dusangirire ijambo riboneka mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice 11 ku murongo wa 35. Abahageze reka dusome. Umutwe w'amagambo uravuga ngo Yesu azura Lazaro. 35 haranditswe ngo Yesu ararira. Reka nsubiremo, Yesu ararira. Pointre, nta kindi kirenzeho, nta n'ikindi kigabanyutseho. Imana turengere cyane. Ndanezerewe kuri uyu mwanya, ndanezerewe kuri aya masaha, kugira ngo tuganire kuri iri jambo, haleluya. Yesu ararira, haleluya. Ndagira ngo tuganire kubiriza. Hari ibiriza dufite muri iyi minsi. Birashoboka ko inzu uryamyemo cyangwa se ubukode urimo cyangwa se akazi uri gukora muri iyi minsi kari kukuriza. Si igitangaza ko umuvandimwe mwavukanye aka kanya yaba ari kukuriza. Birashoboka ko waba uri no kurira, uri kurizwa, ndetse n'abaririmbyi musengana cyangwa se abanyamasengesho musengana. Ariko uyu mwanya, haleluya, ngize umwanya udasanzwe ukomeye, kuko ntibisanzwe. Ngewe uyu munsi hari ibindiza naje kurira Imana kuri uyu musozi. Nakagaruka ku mazina, nitwa Prophet Ezekiel Mfitumukiza. Nezererwa Imana umunsi ku munsi, ariko uyu munsi wa none ari umunsi wa kane. Nzamutse umusozi, nzamuwe n'ibiri kundiza, haleluya. Ndimo ndarizwa n'umurimo w'Imana, haleluya. Ndimo ndarizwa n'abanyamasengesho babivuye, ndarizwa n'ibihe biruhije. Abagabo barimo barihakana abagore babo, kandi abagore nabo barimo kwihakana abagabo babo. Ibihe bigoye kandi
kandi biruhije. Ndimo ndarira bene data, bashiki banjye, nshuti bakundwa, ndimo ndarira. Haleluya. Yesu yarize arijijwe n'urupfu rwa Lazaro. Yesu yarize kubwo kutizera guke ko abantu bari bafite, kuko batekerezaga ko Yesu atabasha kubasubiza Lazaro. Ariko mu by'ukuri Yesu agiye gutanga ubuhamya, yaravuze ngo ngiye kwa mushuti wanjye Lazaro, yari yasinziriye, ngiye kumubyutsa. Haleluya. Ijambo n'isezerano ry'umunsi nkuzaniye kuri uyu munsi, nuko Kristo hari ibyo ahagurukije ku buzima bwawe, nuko Yesu hari ibyo ahagurukije mu cyerekezo urimo, nuko Yesu hari ibyo ahagurukije mu nzira urimo kunyuramo, mu mishinga yawe hari ibyo Yesu ahagurukije, mu kazi kawe hari ibyo Yesu ahagurukije. Uyu munsi Yesu ahagurukije imizabibu yawe yari imaze igihe irumbye. Yesu ahagurukije urutoki rwawe rwari rumaze iminsi rutagira umwero. Yesu agaruye umugisha ukomeye mu kazi kawe kari karabuza abakiriya. Yesu ahagurukije icyari gikenewe muri famiye, azanye amahoro, azanye ituze, azanye kugubwa neza, azanye gushyira hamwe, aza gushyira mu mahoro. Haleluya. Aje kunaniza ibyakunanizaga. Ijambo ryarambwiye hariya muri Zaburi ibice byaho 12 umurongo wa 6. Haleluya, haleluya, ngo kubwo kunyagwa k'umukiranutsi, haleluya, kubwo kunyagwa k'umukiranutsi, kandi ngo kubwo gushavura k'umukene, noneho ndahaguruka. Haleluya. Ndashyira mu mahoro abagucuriye ingoni, abakunanije, abagusubije inyuma, abakurijije, abaguhogoje, abaguciye intege, abaziritse imigisha yawe, abivanze mu mibereho yawe, abakwiciye, abakugiriye nabi bose, noneho nje gushyira mu mahoro. Aririra abantu barimo kurimbuka mu cyimbo cyo kubona ubugingo. Yesu yaravuze ngo ninjye mucyo. Haleluya. Kandi uzahondi ntabwo azayoba na gake, ntazanyoterwa, ntabwo azagira inzara na gake. Ariko abantu benshi ndagira ngo mbabwira barimo kunyumva, bari bacitse intege, komera. Haracyari imbaraga z'Imana, haracyari ugukora kw'Imana, haracyari ukugira neza kw'Imana. Oh, haleluya, haleluya. Reka dufatikanye muri iri sengesho, ariko ndagira ngo umfashe kurira, ndagira ngo umfashe kurira ibiri kukuriza. Haleluya. Yesu hari icyo ashaka kubikoraho. Ibiri kukunaniza hari icyo Kristo ashaka kubikoraho. Wirebe uburemere bw'ikibazo, ahubwo reba imbaraga z'Imana iri mu ruhande rwawe. Wirebe ibiri kugushavuza, ahubwo ibuka ubutabazi bw'Imana mu ruhande rwawe. Arashoboye, nta kimunanira. Arashoboye, ntacyo ananiwe. Arashoboye. Haleluya. Yabirema nonaha bigakunda, yabitegeka bikemera. Ajya abwira umuyaga ukagira amatwi ukumva, akabwira izuba rikava, ajya abwira umwijima ukumva, ajya abwira inyanja igatuza, ajya abwira inyanja igacikamo inzira. Ashoboye kubwira ikibazo ufite aka kanya. Urarizwa na mariage, urarizwa n'amashuri, urarizwa n'inyubako, urarizwa n'urubyaro, urarizwa n'itunga, urarizwa n'imibereho, urarizwa n'ubukungu, urarizwa n'ibihe. Ese urarizwa n'umurimo w'Imana? Uraririra korari, uraririra abanyamasengesho, uraririra abapastori, uraririra iki muri iyi minsi? Haleluya. Ibikuriza byose Yesu yaravuze ngo mwese abarushye n'abaremerewe nimuze munsange ndabaruhura. Haleluya. Dore hari bimwe byatumije abantu bahera ku musozi w'amarira. Ngira ngo dusome ijambo riboneka muri Matayo 7:7. Yesu yaravuze ngo nimukomange, haleluya, muzakingurirwe, nimusaba muzahabwa, kandi nimushaka muzabona. Bibiliya y'Ikigiriki niyo Bibiliya yashoboye gusobanurwamo amabibiri atari make. Haranditswe ngo ariko nimukomeze mushake muzabona, nimukomeze mukomange muzakingurirwa, nimukomeze mushakashake muzabona. Imana itugirire neza cyane. Birashoboka ko wasabye rimwe ntiwahabwa, komeza usabe. Birashoboka ko wakomanze rimwe ntiwakingurirwa, komeza ukomange. Birashoboka ko washatse rimwe ntiwaronka, komeza ushakashake. Ndagira ngo dusenge Imana. Ese nawe hari ibiri kukuriza? Niba hari ibiri kukuriza,
ca bugufi dufatikanye muri iri sengesho. Egera bugufi dusenge. Hari ibiri kundiza njyewe, ariko ndagira ngo uyu mwanya ubu mwanya twihariye, ubu mwanya duhaye Imana ku buzima bwacu. Yesu hari ibyo agiye gukora, Yesu hari ibyo agiye gukingura, Yesu hari ibyo agiye gusohora, Yesu hari ibyo agiye gukora mu ruhande rwawe. Haleluya, haleluya. Mana data wa twese, uwera wa Isiraheli, ngarutse imbere y'amaso yawe kuri uyu musozi. Si ibyishimo cyangwa undi munezero, ahubwo ngarutse ndimo ndirira umurimo wawe, ngarutse ndimo ndirira abarimbuka. Abaririmbyi babivuyemo barimo kundiza mwami wanjye. Abanyamasengesho baretse gusenga, biringira ibigirwamana, biringira amafaranga, biringira ibidafite akamaro, biringira ibidafite ishingiro. Mwami we, ngarutse nje kurira. Ndikuririra ababeshi bagiye kurimburwa no kubeshya. Ndikuririra abasinzi bagiye kurimburwa n'ubusinzi. Ndikuririra abasambanyi bagiye kurimburwa n'ubusambanyi. Mana we, tebuka ukize, tebuka utabara ingo zasenyutse, tebuka utebuke, tebuka utabara imiryango yananiwe guhuza. Tebuka Mana, tebuka urengera itorero ryawe. Satani arimo kurirwanya ku manywa na nijoro. Satani arimo ararwanya umuryango, ararwanya umugabo n'umugore, ararwanya abana, ararwanya urubyiruko. Yesu turaguhamagaye, Yesu turaguhamagaye. Uko Mariya na Marigarita baguhamagaye ugatabara kwa Lazaro ndetse ukarira, haleluya, ishavu wagize rigasiga, usize Lazaro ari muzima ukamusigira famiye ye. Ndakwinginze ngo wakire amarira yacu kuri uyu musozi. Ndakwinginze wakire kurira kwacu. Ni ubusabe bw'umurimo wawe, ni ubusabe bw'itorero. Tuririye igihugu cy'u Rwanda, tuririye ibihugu by'abaturanyi, tuririye Afurika mu biganza byawe, tuririye n'imigabane yindi, haleluya, Amerika, Aziya n'Uburayi ndetse n'ahandi hose. Yesu turahaririye ngo imbabazi zawe n'imbaraga zawe bikinguke, ururuke, haleluya, ubohora imbohe. Hari iziboshywe zizira karengane uzirenganure, hari n'izizira ibyaha byabo abo baheremo kwihana, kuko uri umwami w'amahoro. Tuririye abarwayi mwami, ibisasiro baryamyeho ntibyagushima. Hari abari mu ngo zabo bahagurutse, haleluya, nkuko wazuye Lazaro ubakiriza ubuntu, oh haleluya. Hari abari ku ma dispensary, hari abari ku ma clinique, hari abari ku ma poste de santé tubagereho, abari ku ma centre de santé, abari ku ma hopitali. Data we, uwera wa Isiraheli, abo bose ubagereho kandi ubakiriza ubuntu, kuko uri umwami. Nibahaguruka bazagushima. Data, ndategetse mu izina ryawe, leto de sose trove volanki de stade pasherevo zote lankebone. Nibyo ndabona Data, ndabona hari indembe zihagurutse, ndabona hari abumvishira isengesho, ndabona hari abarwayi bakize, ndabona hari imbabare zongeye kubona ihumure, ndabona hari abari babuze ituze babonye guhumurizwa nawe. Nibyo Data, urera cyane kandi urashoboye. Nakiriye telefoni mpamagara kandi mbwira imirimo n'ibitangaza, kuko mbonye hari umuntu wari urwaye sida, aka kanya kubwira isengesho akaba abohotse, akaba akize. Mana ndagushimye, ndakunezerewe ko mbona hari ababuze urubyaro, uhaye urubyaro kubw'aya masengesho. Yesu, icyubahiro ni icyawe. Ndabona hari ingo zari zisenyutse ukomeje, ndabona hari mariage ukinguye, ndabona hari abari babuze insinzi uciriye inzira. Mana we, ndagushimye ko gupfukama kwanjye kugize umugisha, ndagushimye ko gupfukama kwanjye kubaye igisubizo cy'abari babuze igishoro, uhaye igishoro. Ndagushimye kutanze ubuzima ku bari babuze ubuzima. Ndakunezerewe kuri byose, uwera we, haleluya. Mana, nkuzamuriye icyubahiro. Yesu we, cyubahiro ni icyawe, cyubahiro ni icyawe ibihe byose. Uragahora ku ngoma, ntabari twuganze kandi utegeke. Izina ryawe ryamamare mu mahanga yose, kuko ijambo ryambwiye ngo mu mahanga yose ukora ibyo gukiranuka ngo uramwemera. Yesu we, ushimwe kuri byose, kandi ni mu izina n'imbaraga zawe urakoze. Amen, amen, amen. Nacu duhane umugisha kandi Imana yacu ihabwe icyubahiro. Ndanezerewe cyane kubw'uyu mwanya kandi ndishimye cyane kubw'aya masaha. Si kubwacu ahubwo ni kubw'imbaraga z'umwuka wera.
Pawulo niwe wavuze amagambo meza abisobanura neza, aravuga ngo si njyewe uriho ubu ngubu, haleluya, si njyewe uriho uyu munsi, ahubwo Kristo uri muri njye, haleluya, niwe ugaragara. Arongera avuga ngo mbishobozwa byose na Kristo mbimbaraga. Uwiteka arakuneshereje mu ruhande rwawe. Mbonye ubwo narimo gusenga, nabonye ihishurirwa rikomeye kandi rifite imbaraga ryo gukora kw'Imana. Imana iratabaye kandi irarengeye, ndetse Imana iragusubije. Ibi biremwe nonaha kandi ibi bikingutse nonaha mu maraso ya Kristo. Niho havuyemo igisubizo, kuko iyo azuye Lazaro, haleluya, nawe hari ibyo ihagurukije ku buzima bwawe. N'akazi byari byanze, humura biremeye mu izina rya Yesu. Byanze, Yesu arabyemeje. Erega niyo byacitse sibo babidoda, Kristo niwe ubidoze. Ibyo binabihaye agaciro kandi aguhaye imbaraga rwose zihagije. Humura, ikigaragazo wari urimo nubwo yari nta gisunika wari ufite, Yesu akikuvanyemo, kuko yibutse Yosefu ikamuvana muri gereza ikamukuramo kuba umwami. Irakwibutse kuri uyu munsi, haleluya. Ndakwinginze weho urimo kunyumva kuri uyu mwanya, ntucike intege, izere kandi witinya, komera ukomeze urugendo rwawe. Imana niyo ikinguye igisubizo. Iki gisubizo n'umugisha kuri wowe. Iyi ni inkuru y'amahoro wakiriye. Ubu ni ubutabazi bw'Imana ubonye mu ruhande rwawe, kuko Imana ari umukozi w'umuhanga. Iguhaye imbaraga rwose, iguhaye ihishurirwa, irakuneshereje, iragutsindishirije mu bihe utatekerezaga, mu bihe by'amakuba n'umubabaro. Weho ubonye inyushyi kuko ubonye gisunika y'Imana. Akira rero iki gisubizo cy'Imana, kuko ari umugisha kwihereye kuri uyu munsi wa none. Nkubwire ngo shalom shalom, amahoro y'Imana abane namwe.